tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Hello? Oui, allô. How was the night? Fantastic, and you? Also the same. Okay, byiza. Nashaka kugusaba akantu niba nakubangamiye wambwira. Ntarebe nimba katagoranye mbwira. Nagira ngo uze twirirwana nyine nk'uko twari twabivuganyeho nimugoroba kuko ndumva kuko. Oh, sha byiza. None se wangiriye kubaho kuko nshaka ko dusangira akantu. Hagati se boss? Ngo boss, nako mbikubwira. Okay, basi soza ariko mbwire. Okay, ndabyemeye kukubwira da. Urakoze gaho mbwira. Ntabwo ari nonaha ndakubwira turi kumwe sibyo. Sha uri umwana mubi. Wihangane nugeraho ndabikubwira byose. Ntumura ndabikubwira. Sawa, gusa nyine uri umwana mubi. Witeho turasubiza. Sibyo? Sawa. Hanyuma se baby nako Minyoni. Minyoni. Ariko nabyo bizaza nzajya nkwita baby no binyemerera. So hano niho mba nasohokeye igihe mba ntari mu kazi. Igihe stress yo muri office bambanye nyinshi. Nizira hano nkafata kamwe. Ariko no munsi ntabwo ndi jyenyine. Nateretse kandi kumwe n'umuntu nkunda n'umuntu mwiza nkawe. So nifuje rero kwakirira hano ndakeka wakunze ndumva nawe ntacyo bitwaye wagenda sharinga ku buzima bwawe ho gato Okay, bizagenda biza nyine bana none shami utabizi mfite amatsiko yo kukumenya menshi cyane nidukomeza kuba inshuti bizaza nta kibazo nujya ubona akanya nzajya ngenda nkwereka ahandi hantu haruta hano kuko nkunda gusohokera ahantu heza cyane wijyanira ahantu hatuje nka zareba nzajya ndeba ko mfite umwanya mugiye ntarebe ahubwo se ko amasaha yagiye ntabwo twataha kakanya oya nyine urabona Mary ntabwo akunda ko ngenda namubwiye kandi n'ahantu namubwiye okay nta kibazo muri ako kadirisi bazana kandi duce tugiye oya ntabwo bazana kandi kano karahagije ni ukuri urakoze nta kibazo reka twizere ko next time tuzabona umwanya wahagije maybe tukababwira nyine wari uri ku nzozi kutambwira se ngo muherekeze sakwe sakwe ngiye mu ishyamba abasirikare baramfata maze ndagukumbuye ahubwo se nta kuntu washaka uburyo twabonana uzi ko uriye isoni ngo nimba ugita ariko ngo ni sawa cyane kariya niho kageze mu mubiri wari fureshi ntacyakoze ubu ntabwo bwakwiruta kigejejemo LANDON yona kumbe naho urahari sema no munsi uri mu rugo noneho wabaho wari kuruhuka
ntabwo nari ko wari wananenzi ko wasohotse ariko hari amakuru numvise ejo bundi. ahe makuru se kandi usigaye wumva radiyo n'ikimenyetso cyo gusaza shana washaje usigaye wumva amakuru kwe wagiye pe ubu bimeze gute se fresh nta munsi warwiriwemo ariko uretse gato ni ya maji yawe wajya umuntu w'umugabo ukamutunga nk'utugu reka nibyo ngibyo shaho ntabwo ujya uhinduka kabisa ujya uhinduka niko ejo bundi ya gahunda y'isi icamo bavuga ihe gahunda umwe yo muri twari turi muri anniversaire nahishimiye sinigenda bita bicamo tu kuko nabajije bakuru be mbabwira nyine ko nshaka na kari serieza bibaye ngombwa nanashira mu mago amakari yakana ngo karitonda nyine tuba turahuje gutyo tu ariko nta dance wowe se ko nabonye gahunda zawe ari umunsi bizaterwa ariko nyine urabizi ngenda gahunda yanjye no kwirira abana deni nabihaga neza aho nagushira mu mago nk'abandi bose ejo bundi ubugize gutya koko ubu mayi ninja koko urampuza none ntumubwire mbaso ariko gaye nubwo yari ninja ariko nge ntango nari mbizi wambwiye ngo umwana wenda wowe ari wa mutima w'umuntu okay wenda sinzi gahunda zawe uko zihagaze ariko niba ubona ko minyoni nta gahunda umufiteho wanambwira urabona ndi umuntu ukeneye gushyira umuntu mu mago bavuga minyoni wagerageza rwose ukamutsa sasa rero buriya minyoni hari umutipe witwa Eric yaramupfire byatari ariko ikibazo wabona we waramwanze nyine ngo nta kasha afite of course nta amafaranga utayafite se wavuga iki cyukumvika wumva wajya muri competition ntari ubwo umuntu yazabireba ariko rwose uriya wundi ntabwo nenzi ko naguhagitse ariko uyu munsi mfite gahunda muri service ko ntango kazapfa vubuze ko ari umpamagaye de ariko okay nanjye mfite gahunda ku rusengero ndaba ndi muri service so ngiye kwitegura nyine kugira ngo ngereyo kare naho ubundi rwose abizwe no gusenga yawa ariko ntari bituzavugana bro sawa popo Musa reka mbe nisubiriye mu nzu rero wihangane wanabiba uze gukoramo nyine kumungaze nanjye ndeka ko nari turareba kwiziza wapo Mishu bitese. Ese niyo wakumangaga wenda kudutura urugi. Okay, sorry ntabwo bizoye. Uje kuri minyoni. Ego, namushakaga ndi kwihuta. Ari mu cyumba ari kwitunganya agiye kuri boyfriend yose gaye utetera muri iyi minsi. What? Ako se Eric. Ubundi washatse umukobwa uri kuri level imwe nawe. Minyoni ntago muri kuri level. Iki ni cyo gihe gushaka undi mukobwa. Nise byibura nta nubwo byashobora ko namubona umuntu tumwe wonyine. Please. Ya, ntago nzi iki murimo. Ariko ndi muri nawe. Okay, let me guess. Sikunahita kubwira. Aka kanya nta mwanya mfite, uzagaruka ubutaha mfite umwanya. Nako urawuhorana. Are you serious right now? Yeah, I'm serious. Osemana nanjye munwa nanjye waguhaye pass ndabizi rwose n'ingaruka ngari cyo kintu cyambere uzambara kenari ariko nyine murumuna wanjye umwiteho dore mera aramwemera sana ngaritonda nta kibazo suzi kuryo kosa narikora se okay ndabona aje take care
uje kuri Minyoni ego namushakaga ndi kwihuta ari mu cyumba ari kwitunganya agiye kuri boyfriend yose usigaye utetera muri iyi minsi ako Cedric ubundi washatse umukobwa uri kuri level imwe nawe Minyoni ntago muri kuri level iki ni cyo gihe gushaka undi mukobwa Abana kagakire se ko neza ahubwo. Ni waneza. Nuko mba nagize imana uko akambikira ubu naza yakureba bayaduha ku cyumweru. Ako ushobora uzagikomeza wigishwe gutyo hari umunsi umwe uzasanga nabuze no kubona bitsimba. Se washizeho n'agasosi. Uziko uri bukamwe nyuma. None. Gasosi karafasha. Ese undi umaze iminsi